bitaga umukire witwa Prophete Joshua noneho ngo yakennye. Ngo ni gute twisanze ahantu wiyita umukire Prophete Joshua ngarimo araho bakumbuga nkoranyambaga avuga yuko ngari umukire wa mbere akita ATM machine akita World Limit na Limitiri bwacya mu gitondo amazina yaba make agatangira kwirengerezaho na za Rwanda Teri nizo bita za Western Union ngo uvuga ko yazanye miliyoni 100 zo gukura mu bukene aba content creator bishwe n'inzara bari kureba nk'injanga bakavuga ko uzavuga izina rye wese azarara imbabura yicanye agacera kagakanda ngo biri kuvuga yuko izo miliyoni zishobora kuba zishize nyamara bazikubara bari kuvuga yuko ashobora kuba yakoresheje nk'ibihumbi 30 by'amanyarwanda gusa ngo butuvugana biravugwa yuko ngo udufaranga yari yarazanye yariheshejwe ibintu byo kugenda dutangatanga ngo yibagiwe yuko ari duke akadutanga tugashira ubungu bakaba agiye kugwa ruhabu umuntu wamubonye ari gukuba amavi kuri Sakiri Nyamagabe ngari kuba kuburira udupasi paruma bavuga ati ni mu mizindi miliyoni njye kubanezeza nabonye batanezerwa byoroshye byagenze gute rero izigiye ubundi bijya gutangira nari ndahantu ndimo nditerekeramo ka United Gin ngo ndebe ko natana nimbeho ngiye kubona mbona itangazo riri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga rivuga yuko umuntu wese uri buvuga izina ry'uyu muprofete ngari bubona akantu ku meza ngo kwikubitiro yitwaye Mobi na Patino bariteretse bavuga yuko Prophete Joshua ari we muntu ufite amafaranga mazima ngo barangije bagiye kubona babona ikiro cy'akawunga kibagezaho buri muntu wese muri geto ye ngo gusa baritotombye baravuga ngo nitwari tuzi yuko uyu muntu yakwitotomba ko ari umukire ariko akaba tworeje ibihumbi 50 bitaguze n'agafuka k'akawunga ati nta mukire ukurimo uyu nawe kubera yuko nawe yakundaga hiti yumvaga umuntu umuvuze nabi nawe akahita amupfurika amafaranga ngo tuvugana ngari kureba mu ikofi yakabura yatanga akavuga ati reka mbashyire kuri lisite ati nzabavugisha icyumweru gikurikiyeho mugategereza mugaheba ibifu by'abanyarwanda ntabwo ushobora kubyuzuza none hari aba content creator n'inzara bifitiye bamaranye imyaka 16 ngo ubundi umuvuno wari uri kurisha aba content creator ba mu Rwanda ngo kwari ukugenda bakabwira Prophete Joshua bamuryoshya yuko ari we mukire wa mbere Nyarugenge yewe bakanyuzamo bagana akabya bakavuga ati we Prophete Joshua bareba Elon Musk nta kintu bakurusha ubwo yarazi yuko abanyarwanda nababwira ngo bamuvuga ari ikintu gikomeye azaba bakoreye kumbe ntazi ko inzara iri mu content creator bo mu Rwanda naho badashakira amafaranga harimo n'aba content creator biyemeje kujya batanga umuhora wa Horumuze base mungu bakawumena ariko ngo barebe yuko baramuka ubukurikiyeho niyo yijijisha akavuga ataho nzaza nituma muzajya muza muhehe abarejande bari bugereyo ibindi birero yarabyishinze amafaranga aramushirana atanga utunga turamushirana ubungu b'abantu babizi neza ngo arimo ariyirira imodoka yigira za Gisenyi hafi y'umupaka ngo nibikara yiyirukire ubundi nzari kabije yo mu magufwa iri mu basitari bo mu Rwanda twari tuzi ko iri mwaba ngaba bagitangira dutungurwa no kubona abantu bajoyininze challenge ari abasitari bamazemo imyaka nka 36 bita ba General Benda bari kwikurunga mu byondo nabo bita ba Patino bari kwitakana n'ababyeyi babo bya eti ntacyo bamaze umukire ni Prophete ngo abasitari bose bakimara kuyoboka uwo muvuno na rubanda rwa Giseseka bageze aho basa nkaho babyizeye ngo ku buryo n'umuturage usanzwe yashyiraga akawunga yarangiza akabwira madame ati buretse gato reka njye kuzana imboga agahita ajya ku mbuga kwamamaza umuntu bita Prophete Joshua ngo akajya muri comment akavuga ngo siga nimero ndaje mbigukorere karangira umujena mukapinze ntamushyiriyeho famiye yindi kabira buraye hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bakoze agakampeni ko kuvuga ngo abasitari bo mu Rwanda nibashaka bihesha agaciro kuko umuntu kuza akabakubita agafuka k'umuceri abandi akabahanga inoti ya 2 bakirirwa bamuririmba byagaragaje urwego rwabo abandi bavuze ngo aba bavandimwe bari kumuha amazina yabo n'amanimero yabo bashatse babyitondamo
ngo kubera yuko ibi bintu ashobora kuzabijyana kwishakira amafaranga kwa Nyamuzindi kuzimu, ariko hari nashoje maze biriya biwerewere akabitangamo igitambo kwa Nyamuzinda ngakibonera ibindi bifaranga byinshi. Ibi bintu by'ibigashari n'amageni no kubakoresha batangamo ibitambo nta kintu mbiziho, no opinion z'abantu barimo baragenda bavuga muri rubanda, ariko Prophet Joshua arishakira hiti ibyo ntabyo yakora. Ayiwe, iyi nzara y'aba ba content creators se bafite inzara iri mu magufi imaze nk'imyaka 16. Uyu Prophet Joshua ari kubona aba bantu ari bubahaze. Aya magenge yanze guhazwa na base na banyina se ubu ngo barumva ari buyahaze. Gusa abahungu b'inyamirambo n'abatoto bahane Nyarugenge ng'ikintu cya mbere bagukorera ngo no kugukungutamo ya mafaranga nkuko bayakunguze muri Badrama. Babona utangiye kugwirirana nabo wahaye bakaba aribo baheraho bagutwika. Bavuga ngo nta mukiri ukurimo we warasebye wakiwerewerewe. Reka ntangire mwiyumve. Screen nashimwe mugira. Mukumva Robert. Abanga bazatuma umuntu tena bamubongere bamufunge. Parce uri no kuba amafaranga bonyine bakashaka tena kugucirishamo. Nge narumiwe. Sindi kubaha cash, ndi kukoresha mobile money. Mugashaka tena kunshirishamo umurashakira iki koko? Ko nutwanje ndi kubaha. Ko nutwanje mba natuvunikiye. Kumvuga se bitwaye iki? Prophet Joshua Money Machine would remitly bigutwaye iki? Niyo mpamvu nzabatamo mpaka ndabakubita ifaranga musare ndabakubita muve mu bukene mbakubite mani ndakubite mani cash money bakubite mani what remit with is my name. Mimi ni tajiri, mimi ni boss, Hankala is my name. Ile yose na mazina yani. Iyi video nyikoranyaga ngo Prophet Joshua nyuma gukora video yanjye kagira 300 mu masaha atazana 28 ifite like 28 Prophet Joshua ngo amafaranga aramushira. Prophet Joshua muri budget twateguye mu miliyoni 100 nyamuneka tumaje gukoresha 30 asigaye 70 itangira kutubeshya ngo amafaranga arashize. Amafaranga arahari, amafaranga aruzuye. Umuntu umwe anyohereje no message arambwira ati reba ni Prophet Joshua mbwiye. Ese koko nibyo? Ndagira ngo Prophet Joshua atumara amatsiko. Boss wanjye ibi bintu nibyo bari kukuvugaho ngo amafaranga ngo yashize. Amafaranga arashize. Miliyoni 35 akimara kuzitanga ngo umukire ngashobora kuba agiye gusubira mu cyaro gwingu dutoryi. Mana yanjye ibintu biba bitari byo koko. Ari amafaranga 500 na mwatse nabipangiye. Mumfashe gusenga, mumfashe kujya ku mavi. Abajene ba produce video zigera mu 5,000 ntibarabona amafaranga. Prophet Joshua ibyo bintu vuza birabatari byo, uraburi kubeshya. Amahirwe abona ibyondo yikaraga. Ako be ubwo bagwahanga. Ubu none hagize n'umuntu umbwira ngo ugiye babarira wikaraga wongere wikaraga mu byondo ndagukandira. Nako kanya. Hari ibyo bidasatserere. be utarakira ibyo bisebe. Dore igisebe mfite byose nagiye nigaragura nanga birahari. Nigaraguye mu byondo. Wabanje kwitsa ATM machine. Prophet Joshua. Madora icumi ngewe ngubu sinaguza ikintu kitwica n'abasitari mu Rwanda, ikintu cyitwa tw'abasitari mu Rwanda. Nagiye kubona mbona comment ibaze mbabarira niba ufite indi telefone kirama ugende kuri Instagram urebe kundira video yarebwe urebeshe yifite urebe na comment ifite. Ngewe nakoze repite ndayisora ntabwo nigeze mbona zira comment. Ikintu cyose nakubwiye nyine ngewe nawe impamvu nguye ngo sinajajinga video ushobora kuba wanabikoze kugira just nyine imihanda ishye nyine nari kuri umucontent creator. Ngewe umucontent creator nuko ngo niba mbonye umuntu akaza akavuga uturubyiruko rwose aragenda ruhereza ijana mwirirwa muvuga ngo benda tereta abana imyaka 13 nubusa vuga ATM machine Prophet Joshua mitengo kandira angaho kuri mu bantu mwese muri no live
ayo mafaranga bakamukorera ririra miraka kuvuga umuntu nawe buri karuna buri nguni bari mu gahanda k'amabuye kerekeza mu marange ngo bari bagiye kwitamirira agace bageze hagati sinzi ikintu babonye barahagarara mama ngo bari bageze ku iduka rya mbere rucuruza imyenda mu mujyi wa Kigali baryita Drip Lab buri kanabwira buri nguni ngo ahangaha niho Donald Trump yambarira ati nibyo ati kugira ngo ubyemere banza usome kuri United Gin nibwo uri bumenye ko ibi bintu ari ibyanyabyo baterekaho United Gin bakubita amawubu yawe gatatawe Dubai aha ni Dubai buri kantu na buri nguni bageze mu iduka rya mbere rucuruza imyenda mu mujyi wa Kigali babonye micangwe cyatari icyo Lionel Messi yambaye icyo Cristiano yambaye icyo umukuru w'igihugu wo muri Zambia yambaye babonye na yasayinganya agaciro n'inzu ya Mutesi John Uri ko byanze none amahitamo kugira ngo none haba yanyayo dufate cyangwa cyatanje yego biterekemo ka United Gin kugira ngo ubwenge buze hakirika buri kantu na buri nguni bakibona imyenda barayagaye babura amahitamo baravuga ngo nibaterekamo United Gin amahitamo yabo arabamazemo ngiyo wanyweye United Gin ugira ubwenge icyangwa cya mbere barakibonye yajira izazindi za Vandame reka nawe yikoza hirya na t-shirt zazindi zambarwa n'igikoma ngoma cya Maroc mana we barakurura yanga gucika imyenda yo muri Drip Lab irakomera mushatse mwafata nimero zabo mukajya kubagurira wanazitorezaho box mama we turangire nyuma y'iminota mikeya duterekaho dore buri kantu na buri nguni bambariye muri Drip Lab reka nawe waba wateretsemo United Gin se wajya muri shop y'icyango ugatereka icyango cy'amadage reka nawe dukubitamo ubo turigende Dole 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 United Inwere 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 United Dole 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 United United Gin kinywaji safi So abanyarwanda rero ndagira ngo mbabwire ngo mu rwego rwo kugira ngo ubu bukene buri kugera ku ba content creator bagasabiriza nk'abantu badafite amaboko yo kwikorera yego ndashaka yuko ubu bukene tuburwanyiriza mu kintu kimeze gutya aba basitari urundi bagakwiye kuba bafite ibintu bakora nge nk'ubu mfite ikintu nkora icyo bita intebe ibitanda amagariderobe ama TV stand uramutse ushaka ibyo bintu byiza cyane biri ku rwego rushimishije nyandikira kuri 0786651146 dukorera ahantu biti Kanombe kuri kontineri so izo ntebe rero ibitanda ushaka kuzana intebe n'ibitanda byakoze tugakora icyo bita top up urumva aba bana dore intebe nk'izi ngizi nizo turi kubakorera rega aba bana barakennye nibyo nagendaga mbabwira aba basitari impamvu mushatse mwajya mubitaho barakennye wabonye intebe urumva wabonye intebe ibi nibyo bintu tuba turimo tureka aba bana barakennye izi ni intebe urumva wazibonye urumva izi ni intebe izo ni intebe uramutse ugiye Kanombe kuri kontineri abantu uhita uzihasanga iyo usanze zidahari umunsi umwe cyangwa ibiri zizo ziba zihari tuziguhaye sibyo zana izishaje ufite iwanyu then tugukorera so ikindi kintu nababwira imicongo myiza abantu batabizi neza umucongo nk'uyu mwiza kuba naraje Kigali mfite umusatsi wihinahinnye ariko nkafite irende mbikesha salo yitwa Kigali Clipper Zone iherereye mu mujyi la bonne adresse kuri nuza muri fro ya kabiri so ibindi bintu nababwira se buraso kwikomereza inkuru twikomereza hari ikindi kintu nababwira oya ariko abantu bashaka ibyangwe kwambara neza ugasa neza abantu bashaka icyangwe kwambara neza ugasa neza ukajya mu buku usa neza cyangwa mu kiroro usa neza kandi yo bita Drip Lab niyo bari kwambika baherereye nako Inyamirambo nuno muhanda usa nkugana mu marangi neza neza umuhanda usa umuhanda w'amabuye winjira mu marangi hafi no kwa makoko gutyo opposite cyane aho kabisa iyo hageze ubona ahantu handitse ngo Drip Lab iyo winjiye musokamo ibintu byose byarasobanutse rero nguni icyo kunywa ni United Gin byo nibisanzwe ibyo barabimenye ni nabyo tuvuga mbere rero buri nguni narababwiye ngo ibi bintu byo kwamamara urumva biravuna icyo ni icyambere biravuna ku rwego rw'uko buri muntu wese iyo abona ubuzima turimo hano kuri kamera ababona twibereye mu byacu ababona tubayeho mu buzima buryoshye twibereye mu byacu
dufite ukuntu twibonera amafaranga twicaye hiti rwose abona utuntu twose tworoha ngo reba akantu avuze impamvu bagakunze nuko yamamaye yose yamamaye ibintu utoragura kwamamara ngo nk'ibi bintu ngiye kuri kamera nkabivuga ngo ntago babyumva ntago babireba ariko kuko yamamaye kubera ko yamamaye ngo ese urumva ibi bintu birenze urumva nawe utabivuga mbese hari utuntu uba wumva nyine ubuzima tubayemo ari ubuzima bworoshye ibintu byose bitworohera ariko ubuzima batigeze bababwira aba bantu yego babatsimbye nuko uru ruganda iyo ruje mutameze neza inzara iba ugomba kukwica ugomba kuba uri financial stable ugomba kuba ufite uburyo wahimbye bwo kuzabonamo amafaranga ahubwo wowe wibereye mu byawe cyangwa se waba udashaka kubyumva ukaba warapanze abagore benshi cyane bagupfubura kubera ko bino bintu bituma ubona abagore benshi cyane ku buryo rwose iyo ubaye uri agasore kameze nkatwe iyo ukunze ibiryo nkanjye abantu umwuga umwe muyizagutunga wahitinze uvuyemo ubu ngubu ngewe rwose ukimbona agataye kameze gutya ujye umenya yuko ngewe ibintu nkora ni ibintu nshoboye nibyo bikugaburira reka uyu muntu umwitabe so rero nkanjye uba warazanye inda nk'iyi ngiyi naririnze kuzana akaboko urumva hari umwuga umwe muyizantunga nabaga nasitaye nakuyemo ubundi aba basitari bacu reka mbabwire ikintu kibatunze urumva uwaje mw'ibi bintu byibuze hari udufaranga dukeya tutamukije tutanamwishe abona akadukura hano kuri YouTube utwo dufaranga ni twa dufaranga tuza nyuma y'ukwezi inzi gutegereje warikopesheje randi rodi ibintu byose ku buryo igize imana ugasagura nk'ibihumbi 200 wayakoresheje ubu uri umuhanga uri mu bantu bameze neza baryoshye mw'icyo gihe kuko uko hiti yongera ni nako ibyo ukenera mu buzima bwawe kugira ngo bumere neza byiyongera urumva icyo ni icyambere abantu bagiye mw'ibintu byibuze bakayoboka ka YouTube kakabaha amafaranga basa abo ngabo nibo ubasha kumva ngo babayeho neza aba kabiri ni abantu babijemo bakabona amakampani nk'uko dufite United Gin nk'uko dufite wenda Drip Lab nk'uko dufite Kigali Clipper Zone abo bakire bakaza bakiyegeranya bakajya uwo guhaye 100 uguhaye 200 abo ni babana nyine nabo barimo barafata senga byuko dufaranga tukiyongera ku twa YouTube ukabona amafaranga ubwo ni uburyo bwa kabiri uburyo bwa gatatu ari umuntu ubyuka mu gitondo ngo akaba aramamaye nta YouTube nta birimba ntaki araho gusa yishizeho ngo buri kana buri nguni ngo bamposte yishizeho umuvumo wo kwamamara araho wenda ni Joyeuse wa Juno ngo ikintu yamenweho ngo nukuba ngo yarakunze Juno hakaza hari n'abandi baje barumbwira abantu baje bagahita bagenda ngo barahari benshi cyane Joyeuse ni uwa mbere haje ni benshi we mana yanjye haje wa undi wabwira ngo yago Gihozo yaraje Gihozo we n'ubanza yaranipfiriye hari abantu benshi baje Gihozo yamanya yarashatswa hari ashakwa nande ntabwo mbizi urumva hari abantu benshi natwika ko nawe ari twite nawe yakunda gutwika wahageze nge nageze muri wa muhanda w'igitaka kabiri igira imbere noneho uhagarara ahantu hari utubotike tubiri turebana urahagara nk'iminota nk'itanu ugenda kuri coding urumva mwanindije ndabanza nza gukora ubwo ndahita mbageraho yama urumva aba bantu rero baje gutyo bakamenyekana bira mupango nta kintu na kimwe bazwiho ngo bakanabyishimira uriya wari wo muvumo wa mbere wo kubaho batisanzuye wo kuva ku kawunga biriraga wo kuva kwifatira uturyo two ku mufungo abandi bahura n'umuvumo ukomeye n'abasani ng'abahanzi oya abo ngabo nyine abo ngabo bamenyekanye gutyo noneho hiturundaho n'umuhanzi ukuri indirimbo imwe ngikatiba ngo mbega ngo umuvumo mubi wuko uri umuhanzi ukennye ugakora indirimbo imwe igahita ibahita biriya bintu abantu barabikunda ngo ngewe ng'indirimbo irabinkoreye ariko iyo ndirimbo ibigiye kukwica ni ukuri kw'Imana ikintu cya mbere kikubaho kiba kigiye kugutunga iyo wabayeho mw'ubwo buzima bwo kumenyekana udafite ikintu kizima umenyekaniyeho cyakora nk'imiziki abakobwa niho bagukunda oya ku mukobwa wakoze hit imwe umuswagege yari umukobwa ahita atangira kubona gigi za Nigeria gutanga umuswagege
abagabo bamuha amayoga bamugurira utugifti twato na hato ahita yibera indaya byoroshye yego uwo urumva ko asabona akazi kahebwe ahita yibonera akazi ko abandi bataba baba hosta abandi bakaba bagiye mu byabo cyane cyane ngabakinga hari abantu bita ubundi ubuhosta ngo mujyana ngo burango no kuba wajya ngo mu ndirimbo vixen hari abantu rero bamenyekana mu vixen ngo yagiye mu kiganiro ngo nawe ngamenyekanamo ngo bitewe ngo nuko ngo yakubise mama w'ingumi wenda ngo ubundi kandi kazi bahita bakora iyo bamenyekanye gutyo hazari bibatunguye ubuca mu gitondo babaye aba DJ bose arabyuka bitagase namenyekanye ni nta hostinga cyangwa nge mbu mu DJ ndakora iki kintu nta kandi kazi ahita ajya mahita bati nzajya mu kabari mbacurangire mbabwire buryo ibintu bimeze neza mbaririmbire baryoherwe buri umuntu uzaza mu ibintu akamenyekana ko bugacyabaye mu DJ cyangwa ashaka kubijyamo hamwe n'ababyinnyi bose ubundi izo ni za kariyeri umuntu ajyamo nta murambonye agiye mu bintu byo kubyina kuririmba ngo cyangwa se ngo kumenyekana gutyo ngo ndavuga ku mbuga ngo ndanarize ngo ngiye cyo nkora ngo mfata utuntu ngo bakoze nkadukata ngo nkadushyira ku mbuga zanjye ibyo wanariza se urabishyira byose kuri YouTube yawe uraho abahikiwerewere ngo urasara urumva mwene abo bantu rero ikintu cyambere kibatungira umukobwa wibera indaya byoroshye ukajya Dubai ugacuza umuswagege yuda hostinze cyangwa ngo ube mu DJ uhita ukora utundi turimo two kahebwe two kubesha twabura ngo ujya gukora mu bukerarugendo ngo ari hoteli ngujyamo ugatangira no gushaka uduhoteli yandikisha muri bya bitabo byabo byibuze ngo ntazo umunyamahanga akwihere agukubitire wenda gudofa umugabo we rero ikintu cyambere kiba kigomba kumurokora amenyekanye mu ubwo buryo bw'ubugore ugomba kuba ufite chikota nini byibuze ugomba kuba uri keza kuko ufite isura nk'iyanjye igihe bitaguyira nubwo ufite chikota nini nubwo ufite chikota nini hari igihe taterifembo umuntu ufite urusura rubi urumva ufite isura mbi nawe uri mu bantu bafite isura mbi cyane ndabyemera kuko ntabwo irantunga nje ntunzwe n'isura yanjye isura yanjye nyine hari abantu bangirira impuhwe bakankunda ariko nakumva mbwe ngo shangure keza nkahita mvuga ni bijya amafaranga make nakugeneye utahe njya kuzinyibwirisha ngo ni keza ibyo bintu urabikora ntibyigeze bindokora ibyo bintu koko urabikora ibyo uri kuvuga koko urabikora iyo utari keza se si wishyura cyawe nyishema mwishema ujya urishyura se ibijye urahaha moto y'ibiki moto izanye umwana yagize ngo urahaha maha iki njye ko rero reka nkubwire njye ndi umugabo uri straight sinkunda ubugambo bwinshi cyane mbona ntari bukugira umukunzi nakwishyura ukagenda kugira ngo nirwe nkubeshya wabiretse si ibyo bintu ko atari byiza n'ubundi se ndabikora ko mba ndi kukuvugira urumva oya ntago ari we ntago ari we uwo nguwo ntago ari we urumva sasa rero ikintu kiba gihita gikurikira iyo uri umusore urumva uba ugomba kwita ujya muri gym ugakora agatuza ukajya n'igihaha ukabeshya abantu kuri umuterena waba udashoboye ukaba washaka puturu ugashaka ahantu ugura utuntu bita twa puturu ariko reba mwamwirushya ubundi United gym imwe irahagije ugahita ukora akazi iyo utibereye umupfubuzi urasaruka bikigoryi cyangwa ugashaka umukobwa mwiza wo muri diaspora ubeshya kukunda ugashaka umugore ubundi mu buzima busanzwe reka nkubeshye sinzi abagabo uburyo ibintu bimeze wenda ukuyemo bakeya ngewe n'abandi nka batatu yego ubundi ntakubeshye abagabo bakunda abafiyemeri umugore ufite umwana uwo mugabo akaba nta kintu yari asanzwe akora mu buzima busanzwe ukabona gukunze ufite umwana uwo muntu aba ukabanza uri kumurusha ubushobozi umurusha ubushobozi uwo muntu ntakunda aba yagira ubundi kugira ngo uzamenye ko umugabo agushatse akunda abana akunda n'abafiyemere nuko afite amafaranga uhura afite amafaranga ubona yuko ibyo bintu yabyitekerereje atari influence y'amafaranga naho umuntu uzabona nta kazi agira ibintu byose byaranze niwe usapotinga ariko ukaba ufite umwana mu buzima busanzwe abagabo dukunda abafiyemere tukabakundira aho ngaho sa kondisiyo sha turi bake turi 99% n'abatabakunda iryo rimwe risigaye ni iryacu twebwe nyine urumva so rero iyo utaje ngo ibonere umwana wo mu diaspora wibyariye gatandatu n'umukecuru wibere muri diaspora wayakoreye cyane ngo nawe ngagukunda zingakunze ngo umugabo ngo umusitari hano Nyarugenge yego shano kuri kw'Imana ubwo nibwo buryo bwo gusurvivinga ubundi murasara so rero abana rero kugira ngo ubone iyo nzara rero abantu batona babona tubayeho neza kumbi rero ubona yuko none ubuzima atari bwiza cyane iyo haje umuntu nka Prophet Joshua
agahita avuga ati ngiye ndimo ndarekura amafaranga muwe uvuze izina ryanjye nibwo utumenya noneho ikibye cyo mu content creator no banya buri kana buri nguni twavuga ati uwo mwanda ntitwawujyamo n'abandi hari n'abantu nagiraga ikiza basi General Benda usurumva murinda habi ntiyajya murinda habi ntiyabijyamo njyewe na murinda habi wenda na Basabe na Rocky wenda na ba Mutesi Jolly ibyo bintu ntabwo twabijyamo na ba General Benda ngiye kubona mu gitondo mbona nibo babanje General Benda nari nize mbona abanje mbona Danizo nari nizeye pa Danizo nawe yabigiyemo ntumwizeye se nawe naye mwizeye kuko nabonaga ari umuntu amaze imyaka 16 muri uruganda nta mwizera Patinos ngiye kubona mbona Patino watangije urwenya sogokuru urwenya mu Rwanda abigiye none ngo niba ntacyo yavanyemo abizire erega batarakivanyemo n'ubugoryi bwe rero ntago ari ubugoryi bwe bitegura industry mwana kuntu bimeze ni kuri ko atakivanyemo n'ubugoryi kandi na nuba birimo inde Patino kandi urumva yavanyemo n'imiceri igavanyemo imiceri na kawunga ariko aba bantu rega no bakwiye kwihesha agaciro nje nabajije se ibi bintu biri gutuma abantu nari nizeye baganduka bakabijyamo ari kubahangaye umuntu ngo yahaga amafaranga menshi cyane ngo ni senkani undi muntu akabyuka mu gitondo ati nje yampaye akawunga none se bano ba diaspora mukundana n'aba bahungu hari yarugeye mwabahaye kawunga iyo muhaye bibiri bugacya mu gitondo akwita sheri ubu ntago yitubyumva ntago yitamva kari kukubera sire gisura ya ubona ko kwiye kuba yakundwa nako gahungu worebya ako gahungu urabya ko gahungu kari kukubwira uri guha amafaranga hano Nyarugenge uri hano nataye yawe ufite irebe urabona muberanye kandi uri kumva kari kugukeza kari gusakuza ati mami ari umuhungu waje mu diaspora arona ko amaze kuva mu muziki iyo umuntu ari umuhungu wabareze manavaka uri umuhungu umugabo ufite ubwanwa afite umukobwa ngatereta ari kwita mami full stop aho hantu abari ibindi bintu umuntu wafashe umwanzuro ko umwita umuntu umubyeyi wawe ukanamutereta ariko siko munatinyuka umuhungu wa mbere nge nabonye hano umusitari numvanye ijambo mami ubundi sinarindizi kari speech ubwo kari speech no wakabiri uwo muhungu reka nitawe no muntu ntuyikureho allo yo no njyewe ndimo ndakora akaganiro ngiye kukarangiza karabura nk'iminota nk'itatu bukata mitengira wewe wari uri kuninza ndabanza ndaza ndakora okay ntegereza rero nk'iminota nk'itanu urayitanze oya uwo muhanda urimo n'uwo nguwo ahubwo nibageze kuri two tubotike tubiri kuri iki gipangu kinini cya Rulindo komeza imbere ugiye se kiri cya Rulindo aho ngaho kabisa ndaje noneho nkubona uwo mutipe nje numvaga Kelly speech wenda atarimo kandi koko Kelly speech ndakumva kumva aravuze ngo mami Rusi hari n'undi mugore bitaga Weberi Miss Weberi ni ari Miss Weberi w'ibinyashi umukobwa agira umutima mwiza w'ibinyashi kabisa ufite nyashi nziza cyane nabonaga abahungu bose b'Inyarugenge bose barakoze ngakantu k'ikigare kuri TikTok ngo barashyizeho ngo agatima ngo k'ubururu bose bamwita mami ngo ni Team Blue waba uri muri Team Blue rwose uri mu bana yishyurira inzu bose bamwita mami abase ibi bihungu byose ubwo kandi habaga harimo ibihungu nk'ijana abitwa basoti bari barabyibushye Soti yari yarabyibushye ameze neza cyane abitwa ba Kelly speech ariko ibintu byose birimo udufaranga two kurya amafaranga y'aba diaspora b'abagore hano hari uduhungu twina twanze gukora turi kuri ariko Soti afite umukunzi mama oya Soti we nyine ibyo yabijyagamo kera Soti we yabijyagamo kera ayo rero so kuba bakwihera amafaranga ubundi wowe wabura kwigira mu byawe abo bana rero ujya kumva ngo bari kubita ngo bamami rero umuntu wa mbere nabyumvanye yahise ava mu muziki inde Remedy niwe muntu wa mbere numvanye ari kwita umuntu ngo mami Remedy agiye gushaka nawe mwana mu Remedy nyine niyo nabyumva agiye gushaka ariko agiye gushaka nawe se komara aho Maria ahura yagiye mu muziki mu bwako bwa Trizaraje uri kwita umuntu mami iruje muziki urumva so rero narica ndavuga nti aba bantu
baje mw'ibi bintu batazi icyo bajemo byibuze bagezemo babona ko mu kwamamara nta kintu kiri muretse kuba ufite ubwenge ukibeshaho. Aba basitari hafi ya bose wabonye bari gusaba Prophet Joshua bafite amazina ariko nta kintu abamariye. Aya benda shafite amazina rikomeye kandi ifite n'ikiye muri mu mariye rifite icyo biri mu mariye ntago yakora uburetwa nka buriya. Oya benda agakuna amafaranga ku rwego rw'uko n'umuhora wa muzi yawutanga ariko agafata kandi ngo yarimye Semungu yaramwinje. Ahubwo njye mbonye uburyo yigaraguye mu byondo kubera udufaranga ducya Prophet Joshua yamuhaye. Nahageze ndavuga ngo banzura mu Caritas Semungu ataranamwatsa ariko umubeshyera. Cyangwa niba yaramwatsa ko yaramuhaye. Semungu igicera afite uburyo gutereta avuga ati ngenda hitanguye inzu hano ngiye mfite inzu nyinshi cyane hitanguye amimwe we mpumuzo. Ibintu ni bibiri. Yaba yaramuhaye kuko urumva nawe ama offer nga yange. Cyangwa se amubeshyera. Kuko njye nagwa umuntu wabyinnye kuriya ku 100 ngo bamuhakajya mu byondo. Utambwira ngo bibiri ngo utambwira ngo bamwakibira $1 ngakanga kuguha umuswagege wa horumuzi. Reka nazagira ubabeshya ibintu birakomeye cyane. Ariko nkibaza. Ubugoryi bwa mbere ubundi bakoze. Ubundi ko bose bipangaga akazi bakavuga Prophet Joshua. Byibuze bigeze bagana bavuga ati nitubikora duhangahe. Nta byangahe se kawunga se. Bari babizize kari kawunga. Nyuma yaho baje kumenya kari kawunga. Babimenye kari kawunga ariko byarabashimishije. Barakomeza bakomeza gase imbere ni heza. Aravuga ati umubwa amayanga ya ubura azanyongere. Ikintu kigiye kuba kuri Prophet Joshua urakizi. Aba bahungu b'inyarugenge n'inzara bafite ntago benda guhagarara kumuramya byo. Baramuramya pe. Bazahagarara igihe umunsi. Amafaranga nubwo yaba ari kuyakura kwa Satani. Bazamuramya. Satani nibwo yahitamenya yuko kwiterereza abana b'inyarugenge baha amafaranga y'ubuntu. Udashobora kubahaza nubwo wawe yakura kwa Satani. Na Satani ubwo arikura. Ibaze ko amafaranga atarayubuntu arayo gusakuza. Ariko ngo yabaye ayubuntu. Ara nayubuntu. Nayubuntu ariko muzi ko ari amafaranga yica kariyeri se. Hari amafaranga umuntu aguha ariko wayafata wakora ibyo akubwiye. Ukaba uri kurangiza kariyeri yawe. Ibaze umuntu aguha amafaranga akubwira ati ngiye kuguha $5,000,000 ariko ninjye uzakorera ngenyine. Kavuga ati bino bintu byawe nyine kampani zose urazihorera uhita umvugisha. Ugahakanira kampani amezi 5 uwo muntu umurekanye. Yenda bite? Hari amafaranga arangiza kariyeri. Njye n'umukire nzi neza iyo yabonaga umustar ari kumenyekana no mu Rwanda. Yabaga afite abasitari bashaka ko bamenyekana. Yego. Iyo yashakaga ko uwo muntu amuhagarika nyine. Yaramubwiye agati ngwino akagusinyisha yamara kumusinyisha akamwicaza. Akavuga ati none ninjye uguhemba dore inzu dore imodoka bugenda ariko niba ari iyo miziki wamenyekanemo ntayo wongera gukora. Ariko no wa film. No wa film. Ninze kubivuga kuko arabaniga baje ngahama miliyoni. Aravuga ati ngewe ariko ngewe simuri kwishyurwa neza simumeze neza simuba mu nzu simumeze neza simukera rero biriye uhita wigira kuri Instagram ugakubita ugahora utumbagira utumbagira se ikibazo gutumbagira ni kimwe aba bana se bafite ubunebwe bungana gutya byibuze urebye se TikTok zababereye nzima izo Instagram zaho sugenda ugasanga abafollower babiri kandi ngo bazwe nda basi se twanze ko murya amafaranga ya Prophet Joshua nta no kubivuga ariko basi ayo mafaranga murye menshi yego rego ugusuri umustar umaze imyaka 5 ngo amuhaye senkani aya makampani yo mu Rwanda yakabahaye akazi abonye uburyo mwavuze Prophet Joshua nta numwe yarengereje senkani byaba bibabaje cyane nakwihesheje agaciro kayego rwego rwabo se ibi bintu ababikoze rega bafite umwanya barabihaye agaciro bamwe bubatse amazu abandi bafite ama restaurant abandi bafite amashop bameze neza abandi bari kubaka inzu dore jori inzu ya miliyari ibyo ni ibintu byose akwe muri content creation n'ubwiza bwinshi cyane bwo kugenda neza ibaze nyine kuba kugenda neza kandi hari abakobwa beza cyane banamurenze bafite na nyashi zirenze ariko badafite ubushobozi bwo kuba babyaza art bafite umusaruro ngo havemo inzu nk'iri rero iyo wamaze kumenya ikintu kikuri ku mutwe yuko ari ikintu gifite agaciro nta muntu waguha udufaranga twa hato natwe two kubeshya twakwigendera